ibitotsi ni byinshi urugendo narwo ni rwose uyu munsi sinkikubonye. Nyakwigendera Niyigaba Vincent wamenyekanye mu ndirimbo bakunze kwita izaburakeye zirimo Izuba rirarenze, Nyaruka nyarukirayo, Nkubwire iki, Nayanze gutaha mbigire nte n'izindi, ni umwe mu bahanzi bo hambere bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ese nkubwire iki shenge, se nkugire nte nyabusa, kuki se ntagukunda kandi narakubonye. Niyigaba Vincent akomoka hahoze ari muri komine Kibaye, ubu ni mu murenge wa Mugombwa mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Yavutse mu 1952, avuka ari wa gatatu mu bana 7, ariko ubu hasigaye 3. Usibye kuba yari umuhanzi, umuririmbyi n'umucuranzi, Niyigaba yari impuguke mu bijyanye n'ubuhinzi. Amashuri yisumbuye yayize mu rwunge rw'amashuri rwa leta rwa Butare, Groupe Scolaire Officiel de Butare. Arangije abona akazi muri kaminuza yigishaga ibya radio, Université Radiophonique de Gitarama. Nyuma yaramaze gushinga urugo, Niyigaba Vincent yagiye gukomereza amasomo ye mu Bufaransa, ahava afite impamyabushobozi ya kaminuza y'icyiciro cya 2. Agaruka mu Rwanda abona akazi mu biro byari bishinzwe gutegura amasomo, Bureau Pédagogique, byabaga muri Minisiteri y'Uburezi. Avayo ajya mu y'ubuhinzi n'ubworozi ariyo Minagri. Nibuje ntumbone umbabarire. Mu 1991, Niyigaba Vincent yagiye muri Uganda mu bikorwa by'ubucuruzi bwe bwite. Agarutse bamwirukana mu kazi ka leta bavuga ko ari icyitso cya FPR Inkotanyi, bamwambura n'uburenganzira bwo kongera kubona akazi muri leta ukundi, nk'uko imfura ya Niyigaba Vincent ariwe Niyigaba Honoré yabitangarije Kate Radio na Kigali Today. Jenoside yakorewe Abatutsi ijya kuba, Niyigaba Vincent yari amaze nk'umwaka nta kazi afite. Umuryango we wari utuye mu Cyahafi mu mujyi wa Kigali, ubu ni mu murenge wa Gitega, ari naho yicanywe n'uwo bashakanye n'umwana wabo umwe w'umuhungu. Harokoka 2 barimo imfura yabo Niyigaba Honoré na mushiki we Imuragire Germaine. Niyigaba Honoré arabyibuka nk'ibyabaye ejo kuko yari afite imyaka 14, hari ku itariki 28 Mata mu 1994. Twese badusanze mu rugo, ariko kuba ko bari bazi ngo dufite ibintu, imitungo iri mu nzu. Ari umuntu umwe washatse kuyikubira mu bari baje mu gitero, kuko bari abantu benshi bagera muri 30. Uwashaka kubyikubira rero badushyize hanze, bagiye kudutwara nyina ku muhanda, we anasunika nyigiza hirya, cyane cyane azi ko nzi wenda nk'ahantu hari amafaranga, nzi ahantu habitse ibintu by'agaciro. Ni nako byagenze. Yansunitse ku ruhande, nca mu marembo y'urugo twari duturanye, ngenda abandi baramanukana. Babarashe nkiri aho nahungiye n'urugo twari twegeranye, babarashe numva amasaha 3 mpita mbimenya nyine. Ijoro nkomeza nihisha, ariko azi nyine, umva yarazi ahantu hose nashobora kwihisha. Birangira n'undi mu ijoro yongeye yambonye, araza arantwara, narihishe, njya kumwereka nyine aho ibintu byari biri, ariko nta nubwo byari bihishe. Ibintu by'agaciro wenda bari babishyize mu kazu, mu gakoni. Baragenda babitwara, ambaza amafaranga, ntabwo nta mafaranga mfite, ariko arahatiriza. Nyuma yo guhatiriza, wa mwicanyi yabonye ko umwana atamubeshya, maze amujyana ku muturanyi wabo, nawe amutera ubwoba amwaka amafaranga ngo cyangwa se abicane bombi. Uwo mwicanyi amaze gushyikira amafaranga, yakomeje kugendana Niyigaba Honoré mu nzira. Bumaze kwira aramurekura ngo agende azagwe ku bandi, ariko umwana yigira inama yo gusubira kwihisha iwabo. Ku bw'amahirwe uwari se wo muri Batisimu yaje kumenya ko Honoré akiriho, aramuzana. Jenoside irangira ariho ari. Gashiki ke ka Bucura nako kari kahunganywe n'uwari umukozi wabo mbere y'igitero, kabashije kubaho, barokoka ari 2. Inkuru ndende ku buzima bwa Niyigaba Vincent iri kuri YouTube ya Kate Radio, ifite umutwe ugira uti umunsi wa nyuma wa Niyigaba Vincent waririmbye Izuba rirarenze. Nanjye nkwihanganire tubane mu mahoro.